Haleluya, shalom shalom, gitondo cyiza, mwaramutse. Ndifuza kuganira namwe ijambo ry'Imana riri mu Bacamanza ibice 6 umurongo wa 3 n'uwa 4. Kandi Abisirayeli barangizaga kubiba, Abamidiyani bakazamukana n'Abameleki n'ab'iburasirazuba bakabatera, bakagandikayo bagasiribanga imyaka yabo kugeza i Gaza, ntibabasigire na ruminja naho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu Bisirayeli. Mana nziza, turagushimiye muri iki gitondo, tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rihindura imibereho yacu, ubuzima bwacu. Mwami Uwiteka Nyiringabo, buhinduke kubw'ijambo ryawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Yesu nashimwe cyane. Ndashaka kuganira namwe muri iki gitondo umwuka w'inyatsi. Umwuka w'inyatsi ukora ute? Umwuka w'Abamidiyani, umwuka urwanya umusaruro. Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli bakoze ibyaha ngo bituma Imana ibahana imyaka 7 mu maboko y'Abamidiyani. Iyo dukora ibyaha, iyo turi abanyabyaha, iyo tutumvira Imana, biha umwanzi wacu ububasha bwo kutuboha. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, ngo kubera yuko Abamidiyani bazengereje Abisirayeli, ngo Abamidiyani banesha Abisirayeli, batera Abisirayeli gushaka aho kwihisha mu bihanamanga byo mu misozi no mu buvumo no mu bihome. Iyo turi abanyabyaha mu buzima bwacu, bituma umwanzi atugiraho imbaraga, tukabura aho twihisha, tukabura ijambo, tukabura uko turwana nawe. Uyu mwuka w'inyatsi ni umwuka ukwambura ibintu byose, ugabura naho wowe wihisha muri bagenzi bawe ukabacikamo, inshuti ukazicikamo, umuryango ukawucikamo. Si ibyo gusa, ngo ni umwuka umenya yuko igihe cyawe cyo kubiba kigeze, warangije kubiba. Ni umwuka ukureka ugashora imbaraga zawe mu kintu, warangiza uyu mwuka ukakubuza umutekano, ukaza ibintu byose wabibye, ibintu byose witeguyemo umusaruro, amafaranga wabibye. Yesu nashimwe cyane. Igishoro washoye ikakureka ukabyara abana bose, ikabicisha ibiyobyabwenge, ikakureka ukabona fiance, bwarangiza ubukwe bugapfa. Ni imbaraga imenya igihe cyo gusarura kwawe. Yesu nashimwe cyane. Rero muri iki gitondo nshuti yanjye, ngo barazaga bagatwara intama, bagatwara indogobe, bagatwara inka, bagatwara ikintu cyose. Uyu mwuka w'inyatsi nta kintu usiga. Icyambere, intama mu Bisirayeli, intama bazikoreshaga mu gutanga ibitambo. Ni imbaraga itwara amaturo yawe yose. Yesu nashimwe cyane. Inka ni ikimenyetso cya development, kuko inka barazihingishaga, inka zarahingaga. Ikintu cyose ugerageje gukora, umushinga wose wo kuguteza imbere, iyi myuka iraza ikabyica. Umwuka w'inyatsi. Bibiliya ikavuga ngo n'indogobe barazijyanaga. Indogobe ni ikimenyetso cya transport, bajyaga barigendaho. Satani akakurwanya imyaka yose wakoze, ntugira n'igare, ntugira moto n'imodoka, Satani akayibirindura, ukongera ukagendesha ibirenge. Umwuka w'inyatsi ukwambura inshuti nzima. Umwuka w'inyatsi utandukanye n'icyerekezo cyawe. Umwuka w'inyatsi ukwambura urugo ari ruzima, urureba ibintu bikagenda bipfu, bireba bikarangira. Umwuka w'inyatsi igihe cyose umenya yuko igihe cyawe cya promotion kigeze, ukagutera. Rero muri iki gitondo tugiye gusenya uyu mwuka, umwuka ukwambura, umwuka ukunyaga igihe kigeze. Tugiye gusenya cyane cyane umwuka wa ryangombe, imyuka ya ryangombe, umwuka utubuza umugisha, umwuka wica ibyaha, kuko cyari ikigirwamana gihagarariye ubutunzi. Tugiye rero kumenaguriza imbaraga zibuza ubuzima bwacu amahoro. Abanyarwanda bose abenshi barabanzwe. Iyo myuka rero ya ryangombe itubuza umugisha, iyo myuka, icyo kigirwamana kinyatsi kitunyaga amahoro, kitunyaga ubutunzi, kitunyaga umugisha, kitunyaga icyerekezo, kitunyaga umusaruro. Kimenya ko igihe cyo gutera imbere cyageze. Iyo mbaraga ituma ireka ugafata kredi, yarangiza ikarwanya umusaruro wa kredi, ibyawe byose bigatezwa cyamunara, ugasubira mu butindi. Umwuka w'inyatsi ni umwuka uduhindura abatindi. Rero tugiye gusenga muri iki gitondo, tumenagura imbaraga z'Abamidiyani, imbaraga za ryangombe, tumenagura uyu mwuka. Tuvuga ngo mu izina rya Yesu, uyu mudayimoni, uyu mwuka, iyi mandwa
uyu mucwezi witwa Ryangombe nave mu byacu mu izina rya Yesu Kristo. Ryangombe arekura ibyawe, iyi myuka y'Abamidiyani tugiye kuyimenagurisha amaraso ya Yesu Kristo. Umwuka w'inyatsi, umwuka utwambura amahirwe, umwuka utwambura inshuti nzima, umwuka utwambura viziyo, umwuka utwiba ejo hacu hazaza tukahabura. Rero muri iki gitondo wowe unyumva uyu munsi wiri gusenya umwuka w'inyatsi, uvuga uti Ryangombe kuko cyari ikigirwamana abanyarwanda basengaga bagisaba ubutunzi, ubwire Ryangombe uti dekura inka zanjye, dekura indogobe zanjye, dekura intama zanjye, dekura amatungo yanjye, dekura imyaka yanjye. Izi mbaraga z'inyatsi zitwikira ubuzima bwawe kubera ibibazo ufite byinshi, abantu bakabona baracecewe kandi ukiri muto ugacanganyikirwa, zikenyura abantu. Iyi ni imbaraga imenya kuzakira ikakwica mbere yuko winjira mu byawe. Nimenya yuko mu bana bawe hari umwana ufite umugisha, ufite inyenyeri, ikayifatira ikananiza urubyaro rwawe kugira icyo rugeraho. Rero muri iki gitondo nshuti yanjye tugiye gusenga, wirirwe usenga muri iki gitondo, umenagura imbaraga zose. Ryangombe umwambure ibyawe. Amateka avuga neza yuko Ryangombe yavuye i Bugande. Rero tugiye gusenya imyuka ya Ryangombe itubuza ubukire, itubuza gutera imbere, itubuza kubaha Imana, itubuza gukizwa, itubuza guhinduka. Wanasenga ugasigarana ibyaha. Imana rero irashaka kuguha imbaraga zimenagura Abamidiyani, irashaka kuguha imbaraga zimenagura uyu mwuka unanije ubuzima bwawe kutagira icyo ugeraho. Rero muri iki gitondo uyu munsi wose, umunsi ugira amasaha 28, amasaha yose uri bubone ujye utanga icya 10 cy'umunsi, ni amasaha 2:40. Ujye ugira ayo masaha umenagura umwuka w'uyu munsi, umwuka wa Ryangombe, umwuka utegetse ubuzima bwawe, umwuka waduhinduye abatindi, umwuka utifuza ko tuva hano tukagera ahandi, umwuka ukureka ukajya Dubai ukarangura waza byose bigahomba, umwuka wica umugisha wawe buri gihe. Ibintu byose utangije uwo mwuka urabyica. Reka rero dusenge muri iki gitondo, tumenagura izi imbaraga, tumenagura uyu mwuka ukunyaga. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana ikomeye kandi Imana ikiranuka, turamenagura Ryangombe, turamenagura imigambi ye yose, turamenagura umwuka w'Abamidiyani, umwuka utunyaga, umwuka w'inyatsi, umwuka utwambura amahirwe yacu, umwuka utwambura umugisha wacu, umwuka utwambura amasezerano yacu. Muri iki gitondo wambaraga y'Abamidiyani turagusenya mu izina rya Yesu. Mana nziza, turakira ubutsinzi, turakira ubutsinzi. Waduhaye imbaraga zo kunesha Satani, waduhaye imbaraga zo kunesha Ryangombe, waduhaye imbaraga zo kunesha Imana, waduhaye imbaraga zo kunesha abadayimoni. mu izina rya Yesu. Mwene data unyumva, igihe cyose izi mbaraga zihora zimwambura, zihora zitambika mu bye, zihora zica amahirwe ye, zihora zica seveye, zihora zica iterambere rye, zihora zica urubyaro rwe, zihora zimunyaga icyo yaragiye kugeraho no gufata, izi mbaraga turazimenagura. Uyu mwuka utuma umuntu azerera, utuma umuntu atinya akihisha, ntiyongere kuboneka mu bantu. Uyu mwuka watujyanye mu buvumo, uyu mwuka watujyanye mu bihome, uyu mwuka watumye ducika mu bantu no mu bintu, turamenagura izi mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Mana nziza, twakiriye ubutsinzi, twakiriye imbaraga zawe, kuko ijambo ryawe riravuga ngo uzatumara ubukene bwacu bwose. Mana rero, buri muntu wese unyumva muri iki gitondo umugirire neza kandi umukize inyatsi mu buzima bwe. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose. Amen.